Imana niyo yaremye shitani imurema ari umumarayika, ariko shitani yigumuye kuki? Yigumuye ku Mana, yanga kuramya umuntu Imana yari yaremye. Wari uhari ikindi cya kabiri wari uhari yigumuye reka nkubwire, nta nubwo tuzi uwo muntu ngo yaremwe ati, twebwe ahubwo twagashimiye Satani. Reka nkubwire, ntabwo tubigurisha. budasa Bibiliya simwirirwa muyitangira amafaranga. Ariko icyo kintu cyarakuriye Birambabaza, umuntu ajya no kuri tuwarete ngo yagiye gusenga Imana yifite n'ubukene bakamubwira ngo tura. Ubwo ni ukuvuga ngo nta mukene uzajya gusenga nashaka kunyara. Ikintu cyazanye urupfu aricyo cyaha cy'inkomoko tujye twumva kidukurikirana, cyatumye n'umuntu apfa, hajyaho ikintu cyo gupfa, n'Imana ikabwira Adamu na Eva ikababwira ngo hello guys, muraho neza, nitwa Tina Mutesi, hano turi kuri Tina TV show. Nk'uko mubimenyereye dusanzwe tugezaho ibiganiro byinshi bitandukanye, tuba tugenda tuganira ku bintu byinshi, ku bya siporo tubagezeho ikiganiro cyacu cya siporo, tubagezeho ibiganiro bisanzwe, tubagezeho iby'urubyiruko, tubagezeho ibiganiro by'abubatse, tubagezeho n'iby'iyobokamana. Ariko uyu munsi tugiye kuganira ku iyobokamana. Buriya Bibiliya ni nini cyane, nini koko, twarayize mu miryango yacu, mu nsengero, ariko ikibazo uyu munsi mfite abantu babyumva mu buryo butandukanye. Rero muri ubwo buryo butandukanye nazanye umutumirwa nawe ubyumva mu buryo butandukanye. Nifuza ko twaganira kuko uruhande rwe numvishe ntarwumva neza, ndavuga reka turuganire, namwe mudukurikira muzadusangiza uko mubyumva muri komenti. Rero murakoze, turakwakiriye. Murakoze. Wakwibwira abantu ko witwa? Ni Uwizeyimana Donata. Bakaba bantumiye. Byiza cyane. Kugira ngo mbabwire uko njye mbyumva, kuko hari ababyumva ukwabo, njye nanjye nkabyumva ukwanjye. Njye mba numva harimo n'akarengane, ntabwo namenya wowe ubyumva ute? Njyewe rero nkubwire ngo ibintu by'iyobokamana ukuntu kwanjye mbizi. Imana ni urukundo. Ubundi twakaye tuganira ku bintu by'Imana, ariko ni byiza ko niyo mpamvu aba insengero tujye guteranira, twigisha abana urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu nemeye kuza kuganira iki kiganiro. Imana ni urukundo, Imana ni isumba byose, Imana ntigereranwa, yaremye ijuru n'isi, irema abantu, iduha umwuka wayo w'ubuntu, idushyiraho ibintu byose. Nta kintu nyishinja njye. Hari byinshi Imana byiza yankoreye, kuba ndi hano mba numva ni ukubera Imana. Rero nawe uransangiza ukuntu wowe wumva Imana. Wowe se ubizi ute ko ari kubera Imana? Njye ntabwo ariko mbyumva. Ari ibyo ngo urukundo, ngo Imana ngo idukunda. None se gute umwana umwe aravuka akaburara akabwirira, undi akavuka agasanga iwabo bamenye, kandi Imana iba yamuremye imukunze? Si ko muvuga ngo iturema mu ishusho yayo? Twese turemwe mu ishusho y'abana b'Imana. Ariko njye nta nubwo mbyumva. N'isi ubundi Imana ijya kukurema wari uhari? Ni nk'uko mbyara umwana, nk'ubu mbyara Jaden, uburyo namubyayemo usibye ko yarisanze nyine ku isi anyita mama, nanjye niko mbona ko nisanze ku isi, ariko mfite Imana yandemye ikoresheje ababyeyi banjye. Reka ubyibuke yuko nubwo tuvanga Imana yaraturemye, twakoze icyaha kugira ngo tubeho. Habayeho icyaha kugira ngo tubeho. Kuko niko mwebwe mu byumva muri Bibiliya mu bisoma. Wowe ubyumva ute noneho? Njye numva ahubwo twebwe twarakomotse kuri rwa rubuto twari. Uruhe rubuto? Buriya bavuga muri Bibiliya Satani yaraje ngo aratubwira, ahubwo twakamushimye. Twagashimye Satani? Uzi ibibazo? Yaraje aturisha urubuto, sibyo? Amaze kuturisha urubuto, noneho twebwe tuhita tuvuka. Ahubwo Satani twakamushimye. Ahubwo noneho twebwe ntabwo tubikora. Uzi ikibazo gihari? Buriya ntabwo twagashimye Satani, impamvu twakamushimye, ibibazo byose turiho by'uyu munsi n'irimbuka ry'umuntu, Satani ni umuntu ubiri inyuma. None ubundi ubizi ute ko abantu bari babiri mu ijuru? Wamenya ubundi wagambanya ari? Abantu bari babiri mu ijuru uvuga ko ari nde nande? Satani ni Imana. Gute? Kuko n'ubundi se tubizi ngo Imana ni nziza, Satani ni mbi. Satani ni mbi. Umva rero ngusobanurire. Imana yaremye ijuru, irema isi, irema umuntu. Satani yari umumarayika ukomeye mu ijuru.
Imana niyo yaremye shitani imurema ari umumarayika, ariko shitani yigumuye kuki? Yigumuye ku Mana, yanga kuramya umuntu Imana yari yaremye. Wari uhari? Ikindi cya kabiri wari uhari yigumuye. Reka nkubwire, nta nubwo tuzi uwo muntu ngo yaremwe ati, twebwe ahubwo twagashimiye Satani. Reka nkubwire, tumushimire ikintu kimwe, yaturishije urubuto turoroha. Oya, mbere yuko tujya ku rubuto, oya niho reka duhere mu ijuru, kubanza wemere ko Imana ari Imana, niwe boss Imana, niwe byose, niwe. Reka nkubwire, ntabwo ushobora kuba boss wanjye se nkakubwira ati rero boss, urabona uku kuntu uri gukora ntabwo ari byiza, noneho reka dukore gutya. Wenda ni Satani niwe wazanye icyo gitekerezo uwo muntu ngo aze. None shitani yarangiye atema umuriro anaziritse, ahubwo Imana yo yaramugambanye. Oya, ntabwo Imana igigambanye, yimuta hasi, sibyo? Nyuma yo kumuta hasi iranamufunga. None se ntabwo ujya wumva ikosa rya shitani? Reka dusubire mu itangiriro, mu irema. Twe dutangira mu itangiriro bya Bibiliya, bivuze ngo Imana yaremye ijuru, irema isi, irema amafi, irema inyanja, irema umuntu, iramuhumekera. Irangije buretse gato, Imana ifata umuntu imushyira muri paradise. Imaze kumushyira muri paradizo, Imana iravuga ngo uyu wa muntu we, Imana yaje mu mugabo, imaze kurema umugabo ibona afite irungu. Imana ibona bya byiza ifasha umufasha, ikamukura mu rubavu rw'umugabo, imuremera umugore. Imaze kumuremera Eva, noneho Eva ari muri paradizo. Oya, Eva akiri muri paradizo, aramubwira ati ntuzarye ruriya rubuto, nurya ruriya rubuto ntuzarurye. Ubwo tururiye noneho ikintu cyabaye, mwaruriye n'indi ushukanye, shitani araza ashuka ariko yadushutse kandi ibyo yatubwiye ari nabyo byahindukiye. Shitani yavuze ngo kisi ubundi kiki yaje atubwira ngo tujye urubuto, tururiye twumva biraturyoheye. Urumva Imana nta musaruro birimo. Mwari gutegereza plan y'Imana, kuko Imana iri ifite plan wenda, kuko wowe ikintu kizuri kuvuga, uri kuvuga ko shitani yaje gashuka umugore akarya urubuto. Uretse gato, shitani yashitse umugore arya urubuto Imana yabujije, noneho umugore ako kanya itamenya ubwenge, arahumuka abona ko yambaye ubusa. Bivuze ngo umugore yahise akora icyaha we n'umugabo we, kuba akoze ibintu Imana itari yamubwiye. Noneho yambaye ubusa ahumutse, natwe turavuga. None ubu reka nkora Eva na Adamu ubu yaba bakiriho bonyine, ubu tuba turi. Oya, ntabwo twakora twenyine, twari gutegereza umupango w'Imana. Imana ifite umugambi wayo, twari ahubwo kuki mudashimira umuntu? Satani yazanye igitekerezo aravuga ati mwirire imbuto hashye. Ati hashye, hakimara gushya tuba turavutse. Ahubwo ubundi ntabwo mwumva hano dukomoka, ahubwo mwebwe murarangije. Ugiye kuvuga ko dukomoka kwa shitani? Bisa nabi, ntabwo bisa nkabi. Noneho reka mbaze nkubwire, none se nkwaza ikibazo kimwe, ninde wabumbye umuntu akamushyiramo umwuka? Ntabwo muzi kuko ntabwo nari impari. Ahubwo vuga icyo impamvu ikibazo ufite, ntusoma Bibiliya, kandi Bibiliya ni ibyahumetswe n'Imana. Ese ubundi iyo Mana ry'Imana, Bibiliya ubundi umbwira ngo Bibiliya. Noneho tugaruke kuri icyo kintu cya Bibiliya, si ijambo ry'Imana? Yego, tugomba kurisoma twese tugafashwa yewana, tukavuga ati iri ni ijambo ry'Imana. Yego, wajya hara ku muhanda bakayiguha ku buntu utayishyuye. None gute nakishyura ijambo ry'Imana kandi ari Imana yarivugiye ubusa? Mwe mwarayishyuye. Umva gusobanura, mwe mwarayishyuye. Irahumetse twese ngo tubimenye, twebwe bitewe n'iterambere. Uretse ngusobanurire, hano turi ku isi ni uburyo bw'iterambere. Bivuze ngo iterambere mu cyuruzi Bibiliya iracapwa. Oya nyine iterambere mu cyuruzi by'Imana. None ujya gucinjira abanyamadini n'abandi bantu bose bacuruza bibira ko bakoze icyaha gucuruza ijambo ry'Imana, bakaritangiye umuntu. Noneho umukene bazahurira n'ijambo ry'Imana, yakagiye ku muhanda bakamubwira ati fata Bibiliya ugenda usome. Ariko mu rusengero baba basomeye ijambo ry'Imana. Hari igihe wava no mu rusengero ubyibagiwe, utanabyumvishije cyangwa utanabyumvishije. Mbere ngo usobanurire ubwo icyo kuri we. Ariko noneho nta hantu bihuriye. Ikintu uri gusimbuka, uri kumbwira ngo Imana ngo yaraturemye idushyira ku isi, imaze kudushyira ku isi, sibyo? Iricecekera. None se ubu ngubu noneho yikomeza ikicecekera, tuba turiho. Ese ubundi tuzi gute nimba yari kuvuga? Wenda yari kuvuga ati ndaremye birarangiye. Nese wumva bwo Adamu na Eva batari gutwika, barapfuye. Erega ikintu cyazanye urupfu, uretse ngo icyo cyazanye urupfu, ikintu cyazanye urupfu aricyo cyaha cy'inkomoko tugiye twumva kidukurikirana, cyatumye n'umuntu apfa. Hajyaho ikintu cyo gupfa, n'Imana ikabwira Adamu na Eva, ikababwira ngo Eva uzabyara urushyi, nawe wa mugabo we uzarya wibishya kunzwe. Ni ikintu bababaje Imana, bariye ibyo Imana itagize itabemereye kurya. None ko mwayibabaje mugahindukira mukajya no kuyibwira mu rusengero, so kwizo mbuto mwaziriye.
hehe tubwire Imana ko twari imbuto ngo nakunze umuntu ngo tujye mu rusengero ngo tugiye kubana, si mugiye kurya za mbuto yababujije none tugiye gusezerana wowe ubifata nk'aho tugiye kugumura Imana. Ahubwo buriya Satani aba narakaye, yazanye umushinga we awushyize hariya, murabyaye birabayohanye, ahubwo noneho mugiye no kwirata ku Mana. Si yabibabwiye? Ese ubundi yarabibabwiye ngo mubikore? Inde Imana yarabwiye ngo murabona murugiye ku buryo mugenda mukajya mu rusengero mukavuga ngo murabona ngo Mana ngo noneho ngo tugiye kubikora twakundanye. Mugiye kubikora mwakundanye, mbere yuko mubikora mwaba arabanje murabibwiye. Muri Bibiliya se nta hantu handitse ko umugabo n'umugabo bagomba kubana basezeranye nyuma yuko ibyo byose byaba byarabaye? Babana basezeranye se urubuto se rwarangije kuri ibi? Urubuto rwarariwe, ariko reka nkubwire Imana nyagasani, Imana iragiye hariya, wasanga Satani yarizaniye n'umushinga tureka niremera umuntu. Shitani ntabwo reka nkubwire n'ikindi kintu, hari igihe ukorera ikintu kwa bosi akahita avuga ati ariko kino kintu ko ndeba kizungukamo cyane, uyu mukozi reka mwirukane. Noneho ukabumva ko abantu benshi ntabwo bemera ijambo ry'Imana nk'uko ryanditswe. Ariko ngewe uruhande rwanjye sindi umupasitoro, sindi umuhaji, nanjye ntabwo nibanze mu bintu by'insengero cyane. Ngewe nemera Imana nkanjye nkayikunda, nkubahiriza guhamanya n'umutima wanjye, kuko hari ibintu nk'urugero ndetse nkubwiye nkanjye nirinda nyine ikintu nahemukiraho mugenzi wanjye, kwiba, kwica n'ibindi bintu byinshi bibaho. N'urugero gerageza kugira ubumuntu muri njyewe, nkumva ko umuntu ari nk'undi, kuko turi ku isi turi kumwe n'abantu. Kwerera mugenzi wawe imbuto, ukagerageza wamuhemukira ukamusaba imbabazi, ariko idini hari ikintu ridufasha. Reka tugaruke ku idini n'amasengesho. Buriya mu idini none uzanye ya dini tujya gusenga bakatubwira ngo tujye kuri wese tuzitanzira amafaranga. Reka nanjye gusohokera idini bifasha. Idini idufasha imyumvire, idini ridufasha guterana, tukagenda nyine twumva ko Imana ari nziza, bikaduha icyizere cyo kwirinda ikibi. Ubundi nakushye mu gihugu iyo dini, ubundi ayo madini yavuye amadini buriya abantu akankubwira abantu b'abazungu baragiye hariya baravuze ngo hariya ngo hari Imana, ngo natwe ngo dupfukame dusenge duture. Reka nkubare, umuntu ajya mu rusengero ngo uzana icya cumi nta n'icumi wasize mu rugo, ntaho batagufashije bakagufasha. Pasiteri mu gasaha keza, pasiteri mu kamodoka keza, sibyo? Pasiteri umwana ariga heza, pasiteri ubundi ibintu bye byose ni good. Wowe umwana wawe uranamubwira ngo jya mu buryo, yarangiza akagenda akajya ngo haleluya, akagira gushya ngo Uwiteka ngarambwiye ngo imodoka gute kandi wasize no mu rugo nta n'igiceri cy'icumi kiri. Erega hariho abantu bishushanya, bariho barishushanya, babaho. Noneho tuvuze ngo reka nkubwire, kuri iyi si nta kintu kitabaho, habaho ibintu byinshi bitandukanye. Hariho abakozi b'Imana, hariho abantu beza, ariko abona abantu babi. Nanjye reka maze ngo undi kumbwira ngo Imana ni urukundo, none se urabihakana ushingiye ku ki? Iyo ubyutse nta ruhare wabigizemo, waryamye ubwo ugiye kuzandara nka bya bindi ngo nimfa nzajya. Reka nanjye nkubaza ikibazo, iyo uryamye ukabyuka ukagahumeka ukabona umeze neza, narindi mu nda ndyamye nkavuka nkisanga wose si umugambi w'Imana. Bizi ne Imana se twarahuye irambwira ngo jya ku isi, nose se kugira ngo nta cyizere ugira noneho cy'ibyo bintu. Nta ruhande mbaho, nta ruhande ubaho, nta Satani simuzi, nta Mana ntayo nzi. Ntabwo ujya usenga se? Ntabwo bwancira umwenda, njya gutura se mfite yo gutura. Usenga no kujyana mu rugo no kujya kwerekana imyenda. Reka nkwakiyezo kimwe, iyo ibintu byiza bikubayeho wumva ko byaturutse he? Nigeno wenda ubwo nibyashatse kumba ni byiza, none ibintu bibi byambayeho biba biturutse kwa Shitani. Ibintu byiza byambaho Imana ibagize mu ruhare byose. None se Imana iba yagiye kugira ngo Satani aze kunkuraho uburimiro. Oh my God, none uri kubwiza ukuri. Oya njye nsubiza, Imana ni urukundo. Kananya ngusarira uruhande rwanjye. Imana yaturemye iduha umuntu n'umuntu ukomeye bihagije. Dufite ubwenge bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Kandi ntabwo Imana igwigerageza utashaka gufata wowe. Ese ubundi kuki ubundi Imana yaremye icyiza n'ikibi? Kubera iki? Imana iraturemye idushyize muri Edeni. Satani n'Imana birananirana, baragambaniranye, njye niko mbifata. Ati rero uyu Satani no kumwica birananiye, reka nze nkwereke. Reka mujyane hariya bazirwarize. Ubundi niko gahunda y'umunsi. Nuriya muntu ndemye n'ubundi nta kintu byose bimariye, na Satani arangamariye, bagende birwarize ku isi. Ugenekereje Satani n'ibintu adufasha. Ubu ngubu ararangije arakubwiye ati rero urabona uri umudamu umeze gukura, shaka umugabo.
ni shitani wabivuze mwirire urubuto mubyarire rwa rubuto yatangije avuga abwira umugore mwirire urubuto muzahita mwibyarira ebana ubundi hasigaye ugira abuzukuru ubone n'abagukomokaho Imana iri hariya iri yame barimo baririmbira utuziki twiza nawe ngo irimo irakureba ikwitayeho Imana yabikwitayeho ukabura ikintu ugaburira umwana Imana yabikwitayeho ukabura ahantu urara akuzi kugira ngo urare ku gasozi kandi ngo ariyo yakuzanye iba yarakujyana gahe ubwo ugiye gutangira ngo dukorere ijuru ngo nidupfa tuzajye mu ijuru hehe none ntabwo wemera ko nupfa hazaho undi muzuko uzahura n'Imana niba wakoze ibyiza uba wumva ipfuye mu birangire hariya ni nkuko umuntu avutse biba birangira usubirayo none se hari umuntu wikigizeho none si tubwira abagore babyara umwana agahita apfa uriya mwana nta kimwe yakoze ahita ajya mu ijuru ntago se wabivutse kuri rwa ruta wa mugabo yadukoreye umuti bashingura umubiri we gusa ariko roho ifite ahandi hantu yajya he kandi n'ubundi baramubyaye muri rwa rubuto abafite icyaha cy'inkomoko se uranabyivugiye n'ibyo nagira ngo abafite icyaha cy'inkomoko umwana aba ari umumarayika umumarayika gute kandi afite ibyaha akomokamo marayika nta cyaha agira ko mubyumva niba ari umumarayika nta cyaha agira nimpfa ngo nzajya ngo nkorere Imana ngo nimpfa ngo nzajya kwa Satani nga mpire ese ubundi reka nkubwire none reka nkubwire ngo nimpfa nzajya he aho wavuye urahaza wavuye mu nda ya mama wawe ari Imana yabigizemo uruhare reka Imana yari yipowe yararemye ishyira hari iripowera none nyuma yo kurema wowe reka nkwaza ikibazo kimwe nyuma yo kurema nta kindi kintu Imana yarakoze mbwira ibintu nka bitanu byonyine wowe ushima Imana nkumva yakoze ubwo mbwira ibyo nyigaye mbona nta kizi nkorera Imana nta kizi gukorera kiriye cyambere cyo Imana yararemye ishyira hari ubwo nayishimira iki simba naraje ku isi yo papa na mama badahura ngo baciringe barya urubuto ntagomba mpari ahubwo Satani nyamara yakoze umuti ngira wumva woshima shitani none se ubundi akeza ka shitani nakaye kuko ngende by'ubuzima impamvu ubuzima buturya dukora tuvunitse twibishya kunzwe tukagira inzangano mu mitima ugasanga ibihugu bimwe na bimwe birimo intambara biriya byose ni umwanzi mubi ni ku mutwe wa Sekiyaga erewe ese ubu reka nkubaza uko kuntu uri kwivugisha noneho ugiye kubona ukabona ukuntu mwavuze mukazamenya ukuri mugasanga noneho ahubwo Satani yararengana muzajya oya ariko shitani aziritse kuzimu araziritse na kintu yakora indamugambaniye baba we bagiye hariya mu ijuru ibaza ko umuntu waririmbaga neza usibugambanye ni shitani ko shitani mareka Imana yaririmbiraga ariko turasoma tubereho kwiga wari uhari ariko turiga usoma ibyanditswe nande ibyahumetswe n'Imana ibihumeka noneho ubundi reka nkubaze kuvuga ngo byahumetswe n'Imana mugahindukira mukabigurisha ubwo noneho mugurisha namwe iby'Imana ntago tubigurisha guteza Bibiliya simwirirwa muyitangira amafaranga ariko icyo kintu cyarakuriye birambabaza umuntu ajya no kuri toilette ngo yagiye gusenga Imana yifite n'ubukene akamwa ngo tura ubwo ni ukuvuga ngo nta mukene uzajya gusenga nashaka kunyara ubwo azirinda kujya gusenga kuko nta gicera azagenda atanyweye ikintu na kimwe hano Imana ari urukundo se kuki ibyo ngibyo nyine mutabikora mu rukundo rw'Imana erega iyi si bifite byose sheri iyi si nta kitabaho singize umwami mufite mu isi oya uramenye ntumbwire ibyo ahubwo ntazajya n'ubikurikiza ibintu umuntu avuga hello guys mukore like comment nta nubwo ari like simbizi dukeneye comment cyane uyu nguyu mutubwire uruhande rwe gusa ndabona dufite kuzaganira byinshi cyane nzongera ngo utumire kuri Tina TV show kugira ngo abantu batubwire uko babyumva ariko njye ndumva wishyura akira umwami n'umukiza oya nanjye akira umwami wawe oya uramenye nturankoreho niko mbyumva none reka nkubaze ikibazo kimwe nkawe iyo ugiye kugurisha shitani ukanamuvuga uri fiyeri nk'uko uri kubivuga niba iki 10 wumva yakoze washingira uvuga ngo mbere noneho niyo navuga kimwe kuba ndi kwisini ntabwo ari we icya kabiri ntacyo reka two gusoma mu by'imbuto uvuga ibintu basi bikeya uvuga ubwo ati shitani akarengana muri ke nakahe ko ngenzi ko ibintu byose akarengana rero kaduteje twe Satani reka nkuvuge ko nabingana umuntu yica umuntu ngo Satani yaje wenda ni nako yavutse Satani agira cya umuntu yavutse ari umwicanyi mbese wenda ari wasanga bivuze ngo ibyaha by'umuntu akora ni ibyo umuntu ku giti cye ubundi ngiye ari n'ikindi kintu ushaka kukuba ubundi nimba Imana koko yarabonaga ko Satani abaye ikibi nk'uko tuvuga ngo tuzarinda kuki Imana itavuze ati reka murimbure yo kujya no kwangiza umuntu wanjye nireme ubundi urukundo Imana wumva igukunda n'uru
Imana iracyankunda. igukunda itera kujugunyeho umuntu w'umuriro. Ntabwo ari kwizirika, ngo satani ngo ntabwo ari ukwihoma. Imana ni urukundo sheri. igukunda ite? Erega ubundi se nkubaza ikibazo kimwe, umwana ni umubyeyi wacu, umubyeyi wawe nta kosa ajya gukorera cyangwa ntabwo ajya kujya guhane aramanasa akanjugunya akajya no kumfunga, cyangwa arambwira ati ndaguhanye mwana wanjye guma mu no bashitani mwaramurengagije mugize kumugambanira. yabanje aririmba mu ijoro ariko ngo tusigi turyoshye, none umuziki yabacurangira yacurangiye mu ijoro Imana ikajya hari ikayami gasinzira yaryoye n'uturirimbo twa shitani mwiza, yarangiza igahita imujugunya ikajya no kumufunga ikamuzirika. No se bashitani atamunyembaraga nke kutatirwanya niba ari umuntu ukomeye, kutatirwanya n'umuntu woroshye. Ntabwo mvuze ngo aroroshye, simvuze ngo n'Imana irakomeye, nakubwiye ko ngerega nubwo twicaye hano nta ruhande ndi. None iki sindi kwa shitani sindi no ku Mana. Ese ko mbonye yongenekereje ngo satani yararenganye. Kandi ikindi cyakabiri araziritse. Ikindi kintu yakoze ni iki gituma wumva ko hari ibyo yakoze ibirimo myiza, yaririmbiye mu ijuru Imana irishima. Ibyo twabivuze baranayimuzirika, ntacyo komeza ikindi. Nyine ikindi ni iki ngiye ndumva nta kindi narenza kuko ibyo yakoze birahagije, no kuba ndi ku isi niwe yataza no rubuto. None si uyu munsi iyo utakoze ukabona urariye, ukabona uciye mu buzima, ufite ahandi hantu ugiye kuba, none nta nzu wishyuye, hari ibikorwa rega biba nta ruhare twabigizemo. Ngaha noneho reka nkubwire, uzabyuka uryamye sugira ahantu ujya uvuge ngo Mana uyu munsi ungaburi ntabwo uzarya se nzahita ngukurikira tugende gusenga, wirirwe mu buriri y'abana phone uyizimye uvuga ati ngewe ngiye gusenga rwose, cyangwa nushaka uzajye mu misozi nka babarokore numva birirwa mu misozi, ugende wicare usenge Imana uyibwira ati Mana ndakwinginze uyu munsi ngaburi. None se ntari buri napfa, none urira iki? Kankubwire rero oya. Hello guys, dufite ibindi byinshi byo gukora, twishimye kubana namwe. Nimukunda ikiganiro cyacu muzakore like, share, subscribe. Thank you so much. Next time comment, tuzagaruka gukora ikiganiro. Mbaye nanjye mbashimiye, murakoze.